Zekariya igice cya mbere umurongo wa 3 muhabumbure dusenge. N'abadafite Bibiliya mumbwira aho bari kubumbura. Abadafite Bibiliya nabo mubumbure, bari kubumbura hehe? Abadafite Bibiliya mubumbure dusome Zekariya igice cya mbere umurongo wa 3 mundebera aho bari kubumbura ni hehe? Ntabwo tubasha kwibagirwa yuko tubatera umwete ngo mugure Bibiliya. Muzigure zitarahenda cyane cyangwa mutaragira amafaranga mukazibura ku isoko. Igihe kizagira amafaranga abe ahari ariko Bibiliya zigenze zite? Zibe zidahari. Igihe kizagera. Nyabuneka ugifite uburyo bwo kugura Bibiliya yigure, kandi ugifite uburyo zikaboneka bikore. Zicyuzuye kuko hari n'igihe tuzaba dufite amafaranga yo kuzigura ariko ziri ku isoko zituzuye, zarasubiwemo, kandi ntabwo amakuru ari kure rwose. Muzazigira zituzuye zidafite igitabo cy'itangiriro. Hari igihe tuzaba tuzifite zidafite igitabo cy'ibyahishuwe. Hari n'igihe tuzazigira zidafite isezerano rishya. Turabatera umwete ngo ufite uburyo agenza ate agure Bibiliya. Igihe kitaragera ngo azibure nubwo yaba afite amafaranga. Zekariya ni igitabo kidakunda gusomwa cyane muri Bibiliya, kandi ubu hari abantu bari gushakira Zekariya muri Timoteyo, bagezeyo. Bari hafi kuhagera, banyuze muri Timoteyo. Mbese baragerayo? Baragera muri Zekariya, bageze muri Timoteyo barakataje. Ubwo Brave yavuga ngo muri Bibiliya zimwe na zimwe ni page ya 870, nyamara burya zose ni kuri page ya 870. Ntabwo ari zimwe na zimwe, kereka izitari Kinyarwanda, ariko inyinshi muri busange ari uko zimeze. Reka dusenge. Data wa twese, tubumbuye Bibiliya kandi biratunejeje, turagushimiye. Bibiliya ni weho. Bibiliya ntabwo itunze, ntifite ijambo ryawe, ahubwo Bibiliya ni ryo jambo ryawe. Mana yacu, ubwo tubumbuye Bibiliya, ubwo noneho binasobanuye yuko tubumbuye urubuga uvugiramo, utuganiririzamo. Turanezerewe, turinginga cyane ngo uyu mwanya utugirire akamaro mu mitima yacu. Bibiliya yarabumbuwe kandi Mwuka Wera yarayitangaje. Hasigaye igice cyayo cya elimination, icyo kumurika ibyayo muri twebwe. Turagusanga icyo gice cye gusigara inyuma muri uku kwiga Bibiliya, mu izina rya Yesu, amen. Mwihangane ndi kuvanga gato, mwumvishe itangazo ribararikira kuza kwiga Bibiliya kwa mbere y'Isabato utaha. Mbese mwaryumvishe? Mfite impungenge ko mutazaza, kandi ngewe nkeneye abantu bakurikira. Umwe gusa, umwe. Nzaba ndi uwa kabiri. Bivuga ngo naho yaba ari umwe nzabumbura twige. Ndi uwa kabiri. Ariko reka mbavane inzira ku murima. N'umwe nabura isaha nigera nzaba ndi hano, ngewe nziga. Nasanze ndi muto kuri Bibiliya. Ndabahamiza ukuri, mfite kwirarira n'abashobora. Ariko iyo Bibiliya ibumbutse, kwirarira kwanjye kurashira. Nyabuneka ntaho duhuriye na Bibiliya, ariko Imana yayizanye kugira ngo iduhuze nayo muri Bibiliya. Iraturuta kure cyane. Magambo amwe nasomye muri iki cyumweru yanejeje, aravuga ngo the Bible does not contain the word of God, it's itself the word of God. Ntabwo y'ubwayo ifite ijambo ry'Imana, y'ubwayo ni ryo jambo ry'Imana. Amen. Ndabararika ngo muzaze twige iki? Twige Bibiliya. Hari umwizera ndi burarike, wenda hari amakuru aza kumugeraho nyuma, yabajije ikibazo ati mu byahishuwe 12:17 ko avuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore.
kiragenda ngo kirwanye abo muki bagenje bate, basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi muri gusubiza, kandi bafite guhamya. Nuko ndamubaza nti uri kumva ko ari abafite guhamya kundi muntu? Bafite guhamya ariko si ukwabo. Bafite guhamya kutari ukwabo, gufite nyirako. Uko guhamya ni ukwande? Bo bafite guhamya ariko si ukwabo. Ntibafite ukwabo, ntibagira guhamya kwabo. Bafite guhamya gufite nyirako. Aho namubazaga nti ukwiye kwiga, dukwiye kwigana niba turi muri abo bafite guhamya kwa Yesu, ariko si byiza ko tugera kuri iyo ntambwe tutariga uko guhamya Yesu afite. Yesu niwe ufite uko guhamya, niwe nyirako. Abo bafite uko guhamya Yesu agenje ate? Afite. Mbese muri kubyumva? Iryo si ryo somo tuziga dimanche, ntabwo ari ryo tuziga, ariko naryo wenda igihe kizagera. Ndabararitse nyabuneka muzazi. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo nicyo gituma uzababwira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati. Nicyo gituma uzababwira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati. Izo ntorero ebyiri zombi zitwa introductory part. Kubize indimi bakiga icyitwa speeches zitwa indirect speech cyangwa discours indirect. Introductory part, igice kibanziriza amagambo nyirubwite cyangwa se nyirizina yivugiye. Izo nteruro ebyiri ntago ziragera kuri message, ntiziragera ku butumwa, ziracyari ku gice kivuga gishyira uwavuze, gishyira ibyo yavuze. Nicyo gituma weho uzajya kubabwira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati. Ubwo nibwo tugeze ku butumwa bwite buvuga ngo nimugenze mute? Nimungarukire nanjye nzageza nde? Nzabagarukira. Hagasoza amagambo uvuga ngo ni ku Uwiteka Nyiringabo agenza ate? Kubera ko umuhanuzi Zekariya, umuhanuzi ubarizwa mu gika cy'abahanuzi bato, aya magambo si ubwa mbere nyavuze cyangwa si ubwa mbere muyumvishe, mbasha kuba narayavugiye n'aha ngaha, ntacyo bitwaye. Zakariya yakoze mu gihe ababwirizwaga b'Abisirayeli bari barasimbutse intambwe bagezeho kera, barayirenga. Isobanurwa muri ubu buryo bukurikira. Kera iyo bumvaga ari umuhanuzi ugiye kuvuga, bahitaga bemera bati ubwo ari umuhanuzi. Ubwo ari iki yemwe? Ubwo ari umuhanuzi mutega amatwi. Icyo gihe kirasaza kirarangira. Imitima inangiye n'agasuzuguro no kutubaha birabimura, bibavana ku kumva bitondera umuhanuzi ugiye kuvuga, bagera ku rwego bumva ngo nawe yamaze, nawe yagenje ate? Ni akazi ke yamaze. Maze nabo Uwiteka abongereraho indi ntambwe ivuga ngo ntimukavuge ngo nicyo gituma, ahubwo mujye mwongeraho ngo Uwiteka niwe uvuze ngo. Ni ukuvuga ngo ni amagambo yimutse ku muhanuzi yimukira kuri nyiri ukuvuga. Rero nicyo gituma uzababwira ngo hahagarariye igihe umuhanuzi ari ugenje ute? Ariko kuko batacyubaha n'umuhanuzi, uzajya uhita wongeraho uti si umuhanuzi uvuze, ahubwo Uwiteka niwe ugenje ute? Nicyo gitumye uzababwira ngo Uwiteka niwe wavugaga. Ntabwo ari nde? Ntabwo ari umuhanuzi. Zakariya yakoze mu gihe kingana gityo, avuga ati nimungarukire nanjye nzagenza nde? Nzabagarukira. Niko Uwiteka Nyiringabo agenza ate?
uzajya usoza gutyo. Muzabona ayo magambo ari muri Zakariya, muzayabona muri Mika, muzabona muri Obadiya, muzayabona muri Habakuki, muzabona muri Hoseya. Abahanuzi bato bakoze nta gaciro umuhanuzi akigira, ahubwo ikibatabara ari ukuvuga, bakongeraho ko Uwiteka yavugaga, bagasoza bavuga bati n'Uwiteka wagenje ate? Niwe wari uri kuvuga, ntabwo ari twebwe, kuko bari barataye agaciro. Bana b'Imana, mwe kugera kuri icyo gika, mwe kugera kuri urwo rwego, ahubwo amagambo y'Imana naramuka avuzwe ntuzatindiganye kugeza ubwo habanza gushakishwa inzira wayumvamo. Amagambo y'Uwiteka azahita yumvikana rwose. Nimungarukire. Isomo rivuga ko hari abagenda maze bakagera ahantu runaka, maze igihe kikagera hakabaho ubutumwa bwo kubatumaho ngo nibagenze bate, nibagenze bate, nibagaruke. Iri somo rivuga ko aho bagiye hari uwo bahasize, kandi bakaba basabwa kuva aho bagiye bakagaruka basanga wa wundi bagenje bate, basize. Uvuga ati nimungarukire ntago yajyanye nabo, kandi aho bagiye siho ari, ahubwo barasabwa kuva aho bagiye bagakunda bakagaruka aho bahoze, aho bamusize. Hano hakaza ikibazo kijyanye n'iri somo kibaza ngo kuki atabaherekeza, kuki bafata inzira bakagenda ntagenze ate, ntajyane nabo, ntabaherekeze, ahubwo agahama aho ari akabinginga ngo nibahindukire bagaruka aho ari. Rikaba ari isomo ritubwira ngo aho ari niho heza. Amen. Aho bagiye ni habi, kandi amakiriro yabo nuko bagaruka aho bagenje bate, aho bahoze niho heza. Ntajyana nabo, kubera ko aho bagiye ni habi. Aho bagiye ntihabaringanirize, aho bagiye ntiyahabategekeye, aho bagiye ntabwo ariho yabategetse kuba, ahubwo aho bagiye barapfapfanye. Iyo bari bakunze bakagaruka aho yabasize, aho bamusize nako, kuko ariho heza. Ntabwo ibicumuro birutana, kuko byose imbere y'Imana ni ikizira mu maso y'Imana. Ariko mu gihe bitari byahanirwa icyarimwe ku munsi w'imperuka, ingaruka zabyo zo zitandukanye kuri bene kubikora. Imana yatanze amategeko kubw'ineza yayo, itanga umurongo kubw'ineza n'urukundo ikunda abantu, ibasaba kuba aho iri ngo babane nayo, ibane nabo. Amen. Satani ni umugome, araza arabegera, abicisha amategeko kubw'urwango abanga. Imana yabahaye urukundo, yabahaye amategeko kubw'urukundo igenza ite, ibakunda. Satani abicisha amategeko yayo kubw'urwango agenza ate, Imana yabashyize aho yabashyize kuko ibakunda, Satani yahabavanye kuko abanga. Imana yabageneye byose kuko ibakunda, Satani yabashukiye muri ibyo byose kuko agenza ate, kuko abanga. Nyamara urwo rukundo n'urwango bose rubarwanirwaho, bakaba bafite uruhande bahagararamo rwo kugira ngo bahame mu rwango Satani abanga, cyangwa bumva ijwi ry'Imana ribabwira ngo nimugenze mute, nimungarukire. Igitangaje kandi kinejeje, Imana izabakira, Imana izabakira. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe Mose yegeraga aho Imana iri mu gihuru cyakaga kidakongoka, yabwiwe aya magambo aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 5. Dufite amasomo make cyane ashobora kuba ari 3. Irya mbere ryarangiye, irya kabiri niringiri. Kuva igice cya 3 umurongo wa 5. Muhagere vuba, nubwo baba bagiye kuhashyira kuri projection hariya, ariko niba ufite Bibiliya, bumbura Bibiliya, nyabuneka bumbura Bibiliya, ugira umugisha ko Bibiliya yawe yabumbutse. Igitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 5. Mose yegera igihuru muri Bibiliya cyitwa igiki,
igihuru cyaka kitagenza gite, kidakongoka, ariko mu kucyegera abwirwa aya magambo avuga ngo, iramubwira iti wigenza ute, wikwegera hano. Wikwegera hehe? Turiga biki ariko mubifate. Iri somo riravuga ahantu hangahe? Habiri. Reka dusubiremo. Ntimuvuge hatatu. Ni habiri. Wikwegera hehe? Aho ni ahambere. Wikwegera hano. Kandi cya kabiri, kwetura inkweto mu birenge byawe. Aho ntimuhabare nk'ahantu. Kuko hehe? Aho uhagaze hehe? Hano cyangwa aho? Naho nahera, ni ahantu habiri. Hari aho Uwiteka ari, niho hiswe hehe? Hari naho Mose ageze. Reka mbabaze ikibazo niba mudashonje. Yari yagera ku Uwiteka? Oya, ahubwo ari kwatanya. Ari kwatanya kuko isomo rivuga iki? Musome umurongo uvuga ubanza wa gatatu. Umurongo wa gatatu. Umurongo wa gatatu uravuga iki? Kuva igice cya gatatu, umurongo wa gatatu. Haravuga ngo, Mose aribwira ati, reka ngenze nte? Reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kitagenza gite? Ikibazo cy'abantu badashonje. Yari yageze ku Uwiteka, yarataramugeraho. Reka ntabwo aramugeraho, ahubwo Uwiteka aramubwiye ati, wikwegera hano, wikwatanya, wifatiraho. Umugambi wawe ni mwiza, uri kubanguka ngo ungereho, ngwino uri kuza, yego, ariko nyabuneka wikwegera hano. Kandi naho ngaho ugeze, na hehe? Naho ngaho ugeze kwetura iki? Kuko naho ngaho wageze, nahe? Turifite ahantu habiri. Ndacyabaza Bibiliya, intera yari isigaye hagati y'aho Mose ageze n'aho Uwiteka ari, sindayibona. Ariko inyandiko zigendekereza zikavuga ngo it was closer, more closer. Hari hegereye, ariko hategereye cyane. Nta yindi mvugo yakoreshwa, kubera kuko kwegera kuri Mose byari kuba ari ishyano rikomeye cyane. Uwiteka kumubuza ngo wikwegera yabitewe n'urukundo akunda Mose. Situation ukuntu iteye, reka tuyivugeho gatoya cyane, amakuru make kuri iri somo. Mose yari afite imyaka 80. Aya ni amakuru y'inyongera.
ku bakunda kwiga Bibiliya. Mose yari afite imyaka mirongo ingahe? Ubundi yaramye ingahe? Ubundi yaramye 120. Imyaka ya Mose igabanyijwemo icyitwa 43. 40 zingahe? 43. Ni amakuru y'abiga Bibiliya. Bakunda kwiga Bibiliya, mujye mwiga Bibiliya mutarapfa. Mose yaramye imyaka 120. Imyaka 120 igabanyijemo icyitwa 43. 40 ya mbere niyo muri Egiputa, 40 ya kabiri ni y'Imidiyani, 40 ya gatatu ni y'uruzerero n'Abisirayeli. Aha rero ibi biba yari ageze kuri 40 ya kabiri. Yari agiye gutangira 40 ya kangahe? Ya gatatu. Ayo ni amakuru. Icya kabiri, nta makuru ku ntera yari hagati y'aho Mose yari ari n'aho igihuru cyagaragaye cyari kiri. Gusa Mose yarebeye kure, igihuru cyari gifite umuriro munini kandi hari kure, ariko nta makuru ahari avuga igihe cyamaze kidakongoka. Gusa iyo yitegereza akabona ari umuriro ucanye kigashira, yari kubona ko ari igihuru cyatse kikarangira. Ariko uhereye yarebeye akabona ni igihuru kiri kwaka, yabonye kiri kwaka agikuraho amaso. Yongeye hashize akanya yitegereje abona kiracyagurumana, abona nyine ari uko ari igihuru kiri kwaka kitari cyarangira. Akura y'amaso yigira mu bye, aje kongera kureba hashigiye runaka abona kiracyaka cyanze kugeza gute. Abona yuko bibaho yuko kibasha kwaka igihe kirekire ntikigenze gite. Akura y'amaso yikomereza ibye, yongeye kuza kujya kureba asanga n'ubundi kiracyagenje gite. Ntabwo tuzi ngo byamaze igihe kingana iki, ariko byagezaho abyita ishyano. Musome umurongo wa 3. Mose aribwira ati reka ntambike ndebe iki. Biranditse ra namwe muri kubisoma. Byabaye ishyano bitwaye igihe kingana iki ubwo? Uko mu bitekerezo, muzamura ibitekerezo. Yabyise ishyano byageze ku ruhe rwego? Nawe urabyumvishe? Byabaye ikintu skandale, byabaye ikindi kintu. None reka ntambike njye kureba ibyirishyano by'iki gihuru naho cyahereye, nuko kingana kitanagabanuka, kingana kanjye kureba. Iri ni ishyano ryaguye. Umwete wa Mose ni mwiza, ariko ubwenge ari gukoresha nubwo kugororwa. Arakoresha ubumenyi bungana no kureba igihuru. Kumbi igihuru ntabwo ari igihuru, ahubwo naho Uwiteka agenje ate? Aho Uwiteka ari niho hitwa igihuru. Ishusho yacyo ni ishusho y'igihuru, kandi umuriro wacyo ni umuriro abantu bose bazi. Ariko kwaka ntikirangire ntabwo ari bidasanzwe, ntabwo ari bisanzwe nako mu bantu. Ni ibintu bidasanzwe kandi bishobora kuba ari ku rwego rutuma Mose abyita ishyano. Igihuru cyari kirahirengereye ahitwa ku musozi. Uwo musozi witwa umusozi w'Imana. Uwo musozi ugira amazina 3. Irya mbere umusozi w'Imana, irya kabiri Sinayi, irya gatatu Horebu. Ibibaya by'uwo musozi ni ibi bikurikira. Hari aho bizitwa ikibaya cya Sinayi, hari naho bizitwa ubutayu bwa Refidimu. Aho hose hazaba havugwa ko ari mu kibaya cy'umusozi wa Horebu cyangwa Sinayi. Nta makuru ahari azwi y'igihe cyamaze cyaka, ariko cyatwaye uwo mwanya kugeza ubwo Mose atangara. Reka twikomereze kuri iri somo. Mbese Mose yagezeyo cyangwa ntaragerayo? Ntabwo arahagera, ariko aratanya ngo ahagere. Uwiteka ate ahaho wihagera. Icya kabiri, naho ngaho ugenje ute? Naho ngaho uri hahagarare ukweture inkweto. Bibiliya ivuga inkweto, ahandi hakavugwa inkweto, ariko si inkweto nk'izi zacu. Igisobanuro muzabona cyiza cyemewe naho muzasanga zitwa sandare cyangwa inkweto z'imishumi.
icyo nicyo gisobanuro cy'ukuri cy'izo nkweto. Ni inkweto z'umushumi, ntabwo ari inkweto. Inkweto rero zose ntabwo zihuje forme, ariko iyo zigeze mu buryo zikozwemo nibwo tumenya ubwoko bw'inkweto. Izo Mose yari yambaye ni iki? Ni sandare mu rurimi rw'ahandi, ariko ni inkweto z'imishumi, niko zitwa. Icyo dushimira Imana, Imana yo mu ijuru ikunda Mose. Haleluya. Mose mu kamero ke nagera ku gihuru kirimo Imana ntabwo arabaho, ariko Mose nanone umwete wo kujya kureba igihuru uraza kumuviramo kuvugana n'Imana. Nubwo ajyanwe n'ikitazo, Imana irahindura ubujijimo ubwenge. Amen. Irafata umwete wihuta ujya kureba ibyo atazi, ngo ariko Imana ibivunjemo ibyo akwiye kumenya. Aje kureba igihuru, Imana imubwira ko ari yo aje kureba. Yihuta kureba igihuru, Imana imubwira yuko icyo gihuru atari igihuru, ahubwo nahera aho Uwiteka. Kwetura inkweto kuko aho uhagaze naho naha. None isomo rivuga ngo aho uhagaze aho ahera, nahera. Ubwo aho Imana iriho ntabwo hera, harera. Amen. Uwiteka amumenyesheje yuko yamuhaye karibu ahagenje hate. Uwiteka yamwemereye kugera ahera. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo tangaza hawe, wageze ahera. Ahubwo rema imibereho ya adoration, rema imibereho yo guhimbaza, rema imibereho yo kubaha. Ahubwo weho injira mu mibereho yo kuramya, kuko wageze ahagenje hate. Mu muco wabo iyo bumvaga ngo bageze ahera Uwiteka, bahitaga bagira imibereho yo kuramya. Niyo mpamvu yagize imyitwarire ivuga ngo yubika amaso, siko Bibiliya ivuga, atinya kureba, atinya kugenza gute? Atinya kureba Uwiteka, yubika amaso, kuko ubwo amenyeshejwe yuko ageze ahera agomba kugira imibereho yo kubaha Imana. Bavandimwe, Mose yari ataragera aho Uwiteka ari, ariko mu by'ukuri yahageze. Ahubwo intera irimo niyo Uwiteka yasizemo kubw'ubuntu bwayo. Sindamenya impamvu Uwiteka yamusigiyemo intera, kimwe ko navuze ngo sindamenya indeshyo yayo, ariko icyo turi kureba nuko Uwiteka amubwira yuko yageze ahera. Imana ihabwe icyubahiro. Uwiteka niwe uri mu rurembuze cyangwa mu burenganzira bwo kugera aho ari. Uwiteka niwe uduhamagara ngo tubane nawe, yifuza ko tubana nawe, ntago yifuza intera, kandi iyi ntera amaherezo izakurwaho. Ariko mu gihe tukiri kuri iyi si, iyi ntera iracyariho, kuko tucyambaye akamero kadashobokanye n'ubumana. Ariko nk'uko tubifite mu ndirimbo ya 3 iravuga ngo nzareba Yesu umunsi azatujyana. Mbese mutekereza yuko nitubana na Yesu mu ijuru tuzaba tukiri ku ntera cyangwa tuzaba turi kumwe nawe? Nuko rero nimungarukire, nanjye nzagenza ntemwe, nzabakira. Amen. Kubera ko nubwo bagiye bakaba babasha kubana n'Imana ku ntera, ariko aho Imana ivuga bakumva, nahera Uwiteka. Ntabwo rero ari kure y'Imana, ahubwo niba Imana ivuga bakagenza bate? Bakumva, already byamaze kubageza aho Imana igenje ite? Imana iri. Reka mbaho urugero rwa hafi. Itangira igice cya 3:8 n'uwa 9. Itangira igice cya 3:8 n'uwa 9. Nabwiye ko twiga amasomo 3. Irya 3 ni iri ngiri, kandi tugasoza batutugushije neza rwose. Somo risoza Itangiriro 3:8 n'uwa 9. Amasomo ni 3. Irya mbere ni Zekariya murongo wa mbere kugeza igice cya 1 murongo wa 3. Irya kabiri ni kuva igice cya 3 murongo wa 3 kugeza wa 5. Irya 3 ni itangira igice cya 8 murongo wa igice cya 3 murongo wa 8 n'uwa 9. Bumva imirindi y'Uwiteka. Mbese mwahageze? Bumva iki? Iri somo ndarikunda cyane. Sinzi inshuro naba ndivugiye kuri uruhimbi ngo nizingahe. Sinzi nsigaje nizishaka zibe nyinshi gute, ndarikunda. Muzarikunde rwose. Bumva iki? Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda hehe? Muri ya ngobyi mu mafo ya Nimusi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka.
Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise iki? Numvise imirindi yawe hehe? Numvise imirindi yawe hehe? Muri iyi ngobyi ntinyishwa nuko nambaye iki? Ubusa ndihisha. Umurongo ukurikiraho uratangaje nimuza kuwusoma, ni umurongo udufitiye amakuru y'ingenzi turawuvugaho mu kanya. Numvishe imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyishwa nuko nambaye ubusa, nuko mpera ko ngenza nte ndihisha. Kubasomye ba Bibiliya cyangwa se n'abakunda gusoma, mwari mwamenya ngo ubuso bwo muri Edeni bwanganaga bute? Hareshyaga hate? Hanganaga hate? Hanganaga hate? Havaga he hakagera hehe? Metero zingahe cyangwa ibirometero bingahe? Mbese mukwiye kubimenya, kuko Bibiliya itubwira yuko hitwaga mu ngobyi. Hitwaga hehe? Harabibwira yuko ariyo si yari iriho icyo gihe. Ntabwo ari ko isi yanganaga, ahubwo birivuga yuko Uwiteka amaze kurema Adamu yamujyanye mu ngobyi ya Edeni. Nabwo si mu ngobyi yose, yamushyize mu ruhande rwa hehe? Rw'iburasirazuba. Nuvuga ngo hari n'uruhande rw'iburengerazuba, rw'amajyepfo, rw'amajyaruguru, rwo muri iyo ngobyi, rwo muri iyo ngobyi atagezemo. Yashyizwe iburasirazuba bw'ingobyi. Mbese icyo kirumvikanye? Mbese murashonje cyangwa muri kumva? Ubu ntumbiwe rwose. Kubwiriza abantu bashonje ukabwiriza Bibiliya. Turi Abadivantisiti. Bibiliya niyo itunga Abadivantisiti. Niba uri Umudivantisi, ishakire mu byanditswe, ishakire muri Bibiliya, uzisangamo. Niwibura muri Bibiliya, uzanamenye ko utari iki? Ntabwo uri Umudivantisi. Kandi mbivuze mpagaze kuri, kandi mbivuze mbibwira abantu benshi muri kunda, mbivuze no kuri kamera. Ubudivantisi uzabushakire hehe? Nububonamo uzashimangire. Nusanga ufite ubudivantisi butaboneka hehe, ntuzabwite ubudivi. Hari andi madini abufite, uzahita umenya aho wagaherereye. Reka nikomereze ikibwirizwa. Ni mu ngobyi ifite iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo Adamu yashyizwe iburasirazuba. Ni igice cy'iburasirazuba nimwo yashyizwe. Mbaza aho yarari bibereye aho. Ukurikije Bibiliya iravuga ngo bibereye aho, bumva mu ngobyi. Bumva mu ngobyi, bumvamo iki? Bumva imirindi. Bibiliya ivuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka. Mubyitondere, bumvisha imirindi, kandi Uwiteka ubwo atarabavugisha. Mwemeranye nanjye yuko batari bamenya nyiri imirindi. Mubyumve, muzamure ibitekerezo. Bo bumvishe iki? Bumvisha imirindi. Bibiliya ivuga ngo y'Uwiteka. Bumvisha imirindi bagira ubwoba. Maze gukemura ikibazo cy'ubwoba bajya kugenza gute? Bihisha hehe? Basohotse mu ngobyi cyangwa baracyayirimo? Baracyari muri iyo ngobyi yabereyemo imirindi. Muri iyo ngobyi harimo ibiti. Nuko bajya kwihisha muki? Muki? Bajya kwihisha mu biti bya hehe? Mu ngobyi imirindi yagenje te? Aho bumvisha imirindi ni naho bihishe. Iyo baza kugira ahandi hantu hatari muri iyi ngobyi, baba baragiye? Baba baragiye? Baba baragiye rwose. Iyo baza kugira ahandi hantu hatari muri iyi ngobyi, ntekereza ko baba barashatse uburyo bahava bakagenda, ariko baracyari muri iyo ngobyi. Kandi muri iyo ngobyi niho humvikanye iki? None ikibazo reka Uwiteka gikemure. Nuko bumva imirindi y'Uwiteka. Imana yigendagendera muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka. Uwiteka Imana irahamagara, ihamagara abari aho ngaho. Barumva, baritaba, bati turi hano. Muri hehe?
mwahagejejwe n'iki? Twari twibereye aho twumva imirindi, duhera ko tujya kugenza gute? Ikibazo cyoroshe. Ubwo bamaze kumenya nyiri imirindi, ubwo bari mu rugo, bakumva hari ikintu kiri kujaganya mu nzu, bakumva hari igiturutse mu gikari, bakumva hari ikiri gukoma, ubwoba bukabica. Bahise bavuga bati rero icyo kintu ni igiki? Icyo kintu ni igikira. Nuko kubw'ubwoba bajya inyuma y'urukuta, bajya guhengereza bati iki kintu ni igiki? Nuko urahinguka utese abaha muri he? Ese burya ni weho? Twari twumvishe ikintu kiri kujaganya, nuko tugira ubwoba, niyo mpamvu twari tugiye kwihisha inyuma y'urukuta. None ubwo ari weho, reka tugenza dute? Ubwo tumenye ko ari weho, reka tugenza dute? None ubwo tumenye ko ari imirindi yawe, reka tugenze dute? Mbese turi kujyana? Twumvaga ari imirindi, none ubwo tumenye ko ari imirindi yawe, tukaba byatumye tujya munsi y'ibiti, ubwo tumenye nyiri imirindi, reka tugenze dute? Siko mwabigenza? Reka tuveyo, nyiri imirindi agenje ate? None baraje. Ikibazo cyoroshye cy'abantu badashonje, ko bamenye nyiri imirindi bavuyeyo, ko bamenye nyiri imirindi, ko bamenye ko bumvishe bakagira ubwoba, bakaba bamenya aho ikibazo cy'ubwoba cyabo, basanze ari amahoro n'Uwiteka wagendagendaga, basanze ari we, nta kindi kibazo genje gite. None ubwo bamenye ko ari we, nibagenze bate? Nibave munsi y'ibiti. Baraje. Kuki bahamyeyo? Kuki bahamyeyo? Muzamura ibitekerezo, ngiye kubaza ikibazo. Ubwo bagiye kwihisha imirindi, bagiye kwihisha imirindi, kandi imirindi imenyekanye, bakaba babonye amakuru, bakaba bavumbuye icyo batari bazi. None ko amakuru amenyekanye, bavuyeyo cyangwa bahamyeyo? None se ubwo ni imirindi itumye baba bakiriyo? Mwiriwe neza. Mbese muransubije cyangwa mwanyihoreye? Ubwo ko bamenye nyiri imirindi bakaba batavuyeyo, ni imirindi bakihishe? Oya rwose. Muzamura ibitekerezo, twige Bibiliya. Kandi ikibazo twacyumvishe muri iyi ngobyi. Iyaba hari ahandi hantu twari bujye tuba twagiye, twumvishe ikibazo muri iyi ngobyi. Ikibazo cyavutse hehe? Cyavutse muri iyi ngobyi. None Uwiteka ari kugenda mu ngobyi, nabo bihishe hehe? Mu ngobyi. Igitangaje, ibibazo nigeze mbibaza ikindi gihe, reka ndongere mbisubiremo. Mbese bari kuvuga Uwiteka akabumva? Yego cyangwa hoya? Mbese Uwiteka ari kuvuga nabo bakumva? Nabo bavuga akumva? Yavuga bagasubiza? Kandi bagenje batemwe? Icya kabiri, aho bari arahazi? Yego. Icya gatatu, aho bari ashatse yabasangayo? Icya kane, ibiti bihijemo ashatse Uwiteka yahuhisha umuyaga bigakurwaho? Mbese Uwiteka ashatse yagenda akabavogera nubwo yakubitisha inkuba? Ariko nanone niki gituma Uwiteka yemeye kubeshya? Bamubeshye, bamuhamije, nawe yitwaye nkuko yabyemeye atyo, nawe yemeye ko bihishe. Ese koko bihishe cyangwa barihishe cyangwa ntibihishe? Ariko yabyemeye nkaho bagenje bate? Yabibemereye rwose koko, kandi barihishe, kandi koko bazi ko bagenje bate. Ariko aravuga bakumva, bavuga nawe akagenza ate? Ni hehe wakeka ko uri Uwiteka atareba? Atari ni hehe koko? Ni hehe umujura ujya kwiba yiba, aho yiba Uwiteka ari kuhareba? Abari mu itorero bajya kunywa inzoga, bakajya kunywera ibyumba, bagatega, bakajya kaje vuba, bakajya hirya kwa Manuel, hirya bakarenga ahandi hirya. Ntabwo uhazi buriya ya mantuza ari hano ku muhanda Manuel, iyo witahiye ujye wareba hariya. Kandi ubwo bakaba bagiye kwihisha rwose, bahishe pasitoro n'umukuru w'itorero, bagiye munsi y'ibiti, bagiye kugenza gute?
bagiye munsi y'ibiti. Aho bagiye Uwiteka arahazi, arahareba, kandi araza kwemera yuko bagiye kwihisha, abemerere yuko bihishe rwose. Nanjye ndababaza, kuba Uwiteka yitwaye ko ariko byagenze, mbese muri kumvamo urukundo rw'Imana? Ni urukundo rw'Imana. Amasaha yagiye, nibagiye kureba ku isaha ikangira aho nsoreza. Biratangaje, aho bari Uwiteka niho agenje ate? Niho ari. Aravuga bakumva, baravuga nawe akagenza ate? Akumva. Ntabwo bihishe, bari mu ngobyi ye. Iyo bagira ahandi bajya ataremye cyangwa atagera baba baragiye, ariko nta handi bajya, bari mu ngobyi y'Uwiteka. Mbese reka mbabaze, Uwiteka ari kubasangayo cyangwa yihamiye aho ari? Mwibuka isomo rivuga ngo nicyo gituma uzababwira ngo Uwiteka aravuze ngo nimugenze mutemwe. Ntabwo akwiye kubasanga aho bari, arabasaba ngo bagenze bate? Nibava aho bari bamugarukira. Amen. Niba bakwiriye kugaruka, ntabwo ari ubasangayo. Icyabajyanye ni igicumuro, ntabwo Uwiteka aherekeza abacumura. Aho bagiye kwihisha yakabasanzeyo, ntabwo Uwiteka abasangayo. Ntabwo Uwiteka aherekeza abagiye gucumura, ntabwo abaherekeza, ahubwo abatumaho ngo nibagenze bate? Nibagaruke aho bavuye, bahakuwe n'urwango Satani abanga. Satani yanze aba bakurambere bacu, natwe aratwanga. Aho atujyana ni urwango, ariko aho turi ijwi riratubwiye ngo nitugenze dutemwe, nitugaruke. Uwiteka azagenza ate? Azatwakira. Rya jambo rivuga ngo azabagarukira, ni ijambo ry'amarenga risobanura ngo azongera bakire. Nta kubagarukira kundi ngo avuye aho avuye muhure, ahubwo nibagaruka azabakira. Reka ngira aho nsoreza. Kumvishe imirindi, bumva iki? Imirindi yande? Bumva imirindi y'Uwiteka. Aho niyo ngiye gusoreza, mbabaze ngo mbese koko Uwiteka, mbese koko bumvishe imirindi y'Uwiteka? Mbese koko bumvishe imirindi y'Uwiteka? Bibiliya ivuga ko bumvishe imirindi, kandi imirindi ya kinyazina ngenera ni y'Uwiteka rwose. Nyamara reka twagure ibitekerezo twumve. Bwari ubwa mbere Uwiteka abagenderera? Mwihangane musubize, ndabizi ko mushonje, ubundi mwataha mwacaye. Si icyo nitwaje, ahubwo ntabwo mwagenda mudasubije iki kibazo. Reka mbabaze, bwari ubwa mbere Uwiteka abagendereye muri iyi ngobyi? Yego cyangwa oya? Bwari ubwa mbere aje bakumva aje mu mirindi? Mwitonde. Bwari ubwa mbere abagendereye muri iyi ngobyi? Ariko bubaye ubwa mbere abagendereye bakumva imirindi? Yego. Niza kuba ari imirindi ya kamere y'Uwiteka, turasoma yuko buri nshuro yose yaje muri kamere. Niba ariyo kamere y'Uwiteka ko aza mu mirindi, turasoma ko inshuro zose yazaga muri iyo kamere. Turahitamo iki? Niyo kamere cyangwa nukumubeshyera? Turahitamo iki? Reka nsubiremo, niba ariyo kamere y'uko aza mu mirindi, ubwo inshuro zose yazaga bagombaga kwihisha, bagombaga kumva hari ibintu bibaye. None inshuro zose yaje mu mirindi, ntabwo ariyo kamere. Icya kabiri, ushingiye kuri ibi, ntabwo ari kamere y'Uwiteka ko aza mu mirindi, kandi ubwo bivuga ngo nta mirindi Uwiteka ajya azamo. Ntayagira. Ntayagenje ate? Nta mirindi Uwiteka agira. Ahubwo reka dushake iyi mirindi, reka dushake iyi mirindi. Niba atari ubwa mbere aje, ariko baje bakumva imirindi, turashakira imirindi mu zindi nshuro yaje. Nituyibonayo turavuga ko Uwiteka aza mu ki? Cyangwa se yaje mu bundi buryo? Nuko baravuga bati waje mu buryo budasanzwe, ariko ubwo tumenye ko ari weho turagarutse, ngaho twongere dusabane uko byari bimeze, kandi twabonye ko atari ko byagenze. Niba rero yaraje mu buryo
muri ubu buryo atari ko asanzwe azaba kumvikana. None kuri iyi nshuro aje atya, bumva ari imirende. Turashakira imirinde ahandi, ntabwo turishakira kuwiteka. Mbese turi kujyana? Reka tujyane. Mbese Uwiteka muri kamere ye n'urukundo rwe yaremye ibyo azamo mu mirindi? Mbese asanga abantu mu mirindi? Cyangwa mu biterere ye, muri kamere ye ni umunyamirindi? Ntaho tubisoma, ntabwo ari byo, nta mirindi agira. Ahubwo dore ikibazo ni iki ngiki: abatagihuje kamere n'Uwiteka, abatandukiriye, abimutse mu nzira agendamo. Mbese turi kujyana? Abimutse muri kamere asabanamo nabo, abamaze kwica imibereho yabo, abamaze kwicwa n'icyaha, abimukiye mu gika Uwiteka atabarizwamo, naramukaje muri kamere yera batakibarizwamo, nta huriro bari bugirane. Ihuriro ntarikiriho, ahubwo ikiza gukurikiraho, aho baherereye haravuka intambara. Ntabwo ari Uwiteka uteje intambara, aje muri kamere yera, ahubwo aho baherereye Uwiteka iyo ageze aho icyaha kiri, ahaba ari umuriro ukongora. Uwiteka yageze aho icyaha cyabereye, we ahaba ari umuriro ugenze ute? Ahaba ari umuriro ukongora. None rero ubwo aje bakoze icyaha, ukuza k'Uwiteka kuraba amakuba kuri bo. Si ikibazo cy'uko Uwiteka ariko yaje, ahubwo nuko yaje bari mu kamero katacyakira Uwiteka. Ubwo aje batacyakira Uwiteka, bo birababera amakuba, ntabwo biraba umugisha. Mbese turi kujyana? Ntabwo bikiri umugisha, byabaye ikiyemwe, byabaye amakuba, ariko si umugisha. Ntabwo bikiri umugisha, ni amakuba. Si Uwiteka ubibateje, ahubwo urwego barimo rwahindutse amakuba. Reka mbaho urugero rwa hafi. Mbese Uwiteka afite kamere imwe, kamere y'urukundo. Uwiteka aradukunda, Uwiteka niyo kamere nziza ye. Imana ihabwa icyubahiro. Ni iki Uwiteka yategetse kiri muri kamere y'imirindi? Nta gihari rwose. Mbese ni nkuko nababaza iki kibazo, haba hari Abadiventisi umunsi wa karindwi? Mbese reka mpere kuri iki: isabato y'Uwiteka ni itegeko ry'Imana? Ni itegeko ry'Imana? Ni ryiza? Ni iry'urukundo? Haba hari Abadiventisi bumva isabato ibaremerereye? Babaho cyangwa ntabahaho? Bariho cyangwa ntabariho? Bumva isabato igenje ite? Ibabereye ikibazo. None reka mbabaza, Uwiteka ashyiraho isabato yashyizemo imirindi? Munsubize, ndikeka niba mushonje. Uwiteka ashyiraho isabato yayishyizemo imirindi? Uwiteka yashyize isabato mwo imirindi? None abumva imirindi, haba hari abantu bumva imirindi mu isabato? Bayikura he? Mbese muranyumvishe? Kansubiremo ikibazo cyane. Uwiteka arema isabato yayishyizemo imirindi? None abumva imirindi mu isabato bayikura he? Bayikura he? Bo ubwabo batakira isabato y'Uwiteka. Uwiteka akaba yarayitanze muri kamere nziza ye y'urukundo. Bo ubwabo bazumva isabato bayumvemo ikiyemwe, bo bazumva imirindi mu isabato, ariko Uwiteka ntigeze ashyira imirindi mu isabato. Nta mirindi iba mu isabato y'Uwiteka, Imana ihabwa icyubahiro. Ahubwo abantu bazumva imirindi mu isabato. Mbese muranyumvishe? Mbese itegeko ryo kugarura Imana icyacumi Uwiteka yarishyizemo imirindi? Uwiteka yashyize imirindi mu cyacumi? Ariko reka mbabaza, hari abantu bumva imirindi mu cyacumi? Wasoza, abantu barashonje nta kintu bacyumva. Sinzi nese na muri kunsubiza, sinzi murimo kubyumva. Inzara nimbi pe, inzara ituma abantu batumva Bibiliya. Uwiteka aduha itegeko ry'icyacumi yashyizemo imirindi, ariko hari abantu bumva imirindi mu cyacumi? Bayikura he? Babaye bari muri Edeni, Uwiteka akaza, bamusanganira cyangwa bakihisha, bakavuga ko Uwiteka aje mu mirindi, bakabwira Uwiteka ngo bumvishe imirindi ye, baragenda.
kumbe Uwiteka yatanze itegeko ry'urukundo, ahubwo kutaryakira bibaremamo imirindi. Niyo mpamvu itangazo ry'imigabane y'Icyacumi nivuga bo bazumva iki? Bumva imirindi, bakayumva mu ngobyi ya Edeni. Bumva imirindi mu mategeko y'Uwiteka. Nta mirindi iba mu Cyacumi, ntayibamo rwose. Mpagaze aha ngaha, nta mirindi iba mu itegeko iryo ari ryo ryose ry'Imana. Mbese muranyumvishe? Ntazongere kugira uvuga ngo Uwiteka ngo nawe arabizi, ngo nawe yasabye ikidashoboka, nagize yadushyiriye imirindi ahantu. Oya, nta mirindi iba mu byo Uwiteka yategetse. Abantu nibananirwa kubana n'Uwiteka mu byo yategetse bazumvamo imirindi. Nibumva imirindi bazajya kwihisha. Mbese turi kujyana? Bazajya kugeza gute? Bazajya kwihisha, ariko bije bavuga ngo bagiye kwihisha kuko bumvisha imirindi yade. Bazaba bihisha y'Uwiteka cyangwa bazahisha yabo? Bihisha imitima yabo. Kandi aho bari umutima ukomeza kubabwira ko aho bihishe. Ibyo bazi barabizi, babyanze babizi. N'impamvu za nyirarureshwa ntizibatsindishiriza. Bazi neza ko imirindi yabavutsemo. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo itutabare. Imana yo mu ijuru iravuga ngo nimugenze mutemwe, nimungarukire nanjye nzageza nte? Nzabakira ni Uwiteka avuga, ntabwo ari Jerome. Imana ningaruka nanjye inyakire. Namwe abifuza kugaruka Uwiteka yiteguye kubakira. Nta mirindi iba mu byo Uwiteka yategetse. Imirindi iba mu mibereho itandukana n'abantu. Imibereho abantu babamo ibatandukanya n'Imana. Nta mirindi iba mu cyiciro cy'umuryango. Dufite ingorane z'abagore n'abagabo babanya ari jugujugu. Imana ishyiraho itegeko n'ubushake bwayo bwo kubana kw'abagore n'abagabo. Yashyizemo imirindi? Yego cyangwa oya? Nta mirindi yashyize mu itegeko ryayo y'urushako. Ahubwo abantu bo ubwabo nibatandukana n'Imana bazarema n'imirindi hagati yabo. Imana yo mu ijuru yiteguye kutwakira, ihabwa icyubahiro. Ndashoje, ndabasabira ngo uwumva ijwi rimubwira ngo nagaruke, Imana yiteguye kumwakira. Niba hari imirindi wumva mu by'Imana yategetse, we ahubwo garukira Uwiteka. Niba hari imirindi wumva mu mahame y'itorero, mbese itorero ry'Imana, amategeko, aya mahame y'itorero twizereyemo, mbese aya mahame y'itorero twizereyemo Uwiteka yashyizemo imirindi? Hari imirindi iri mu mahame y'Uwiteka? Ndabahamiriza ukuri mpagaze aha ngaha, nta mirindi iba mu mahame y'ibyo twizera, ntayibaho. Ahubwo abantu uko batandukana n'Imana niko bumva imirindi. Ndabinginze twumve ijwi ry'Uwiteka tumugarukire. Nicyo mbasabira nanjye nsabira mu izina rya Yesu. Tugiye kuririmba indirimbo y'147. Irunganira indi 140. Numvise Yesu ambwira ngo ngwino nkuruhure. Uzana ibikurushya byose mbikwikorerere. Koko musanze meze uko narinde ndushye mfite n'ishavu. Ambera ubuhungiro aranyezeza aranyakira. Amen. None 147 muhaguruke twiririmbe ivuga ngo data nyigiza hafi kube bugufi. Niwe buhungiro bwanjye. Abantu hoke kugarukira Uwiteka. Niba hari ubwo utagenda neza muri ibi byo twizera, ntabwo Uwiteka yategetse ibidashoboka, nta n'imirindi yashyizemo. Ahubwo aho wumva imirindi hakubwire icyo uri cyo, hakubwire icyo ukwiye gukosora. Niwumva imirindi mu byo Uwiteka yategetse, uzahita umenya yuko ari ryo tangazo rikubwira yuko watandukanye n'Uwiteka. Ariko mu byo Uwiteka yavuze nta mirindi ibamo rwose. Imana yo mu ijuru iteguye kwakira uwo ari we wese mu izina rya Yesu. Indirimbo y'147. Data mwiza nyigiza impuhwe n'ituza, ni wowe buhungiro bwanjye n'uburuhukiro. Data nyigiza zifuza ko tubana
nifuza ko tubana data mwiza nyigiza mfigeze ubwo nsa nawe neburuju wagirunye zebu muziranenge data nyigiza nifuza cyane kuza ko tubana data nyigiza nifuza ko tubana nifuza ko tubana. haba hari uwifuza ko dufatanya iri sengesho ryo kugarukira Imana, wifuza ku giti cye kumva yagira umwihariko utuma aza hano imbere ngo atambuke aze dufatanye gusenga. Haba hari uwifuza ku giti cye kuza hano imbere ngo dufatanye muri iri sengesho, waba afite impamvu ituma atambuka ku giti cye akaza hano tugafatanya gusenga. Niba hari natambuke mu gihe gito cyane cy'umunota umwe, naboneka turasenga, nataboneka turasenga. Niba hari urimo natambuke. Nta mirindi iba mu byo Uwiteka yategetse, ahubwo waba yumva imirindi mu byo Uwiteka yategetse akwiye gutambuka tugasaba Imana ngo imirindi ishire. Muhagarara aho ngaho, ntiyagira umukuru w'itorero batwakirira. Nta mirindi Uwiteka yigeze ategeka, ahubwo wumva imirindi mu byo Uwiteka yategetse natambuke dusenge. Niba umuntu abasha kuba aho ari Imana ivuga akumva, ahagaze aho Mose yabwiwe ngo naho ngaho uri kwetura inkweto zawe. Ugera muri iri torero wese aba ageze aho Uwiteka avuga akumva. Ariko ikitunejeje ni uko distance yasigaye hagati y'aho Mose yari ari naho Uwiteka ari, Uwiteka azayikuramo. Ariko uburyo ayikuramo ni uko kurambagiza imitima y'abantu ngo nibaze Uwiteka bababarire, maze amaherezo tuzabane twegeranye. Twatanze umunota umwe kandi urarangiye, reka dusenge. Data wa twese, Mwami Imana ihoraho, uracyaduherekeresha urukundo dukunda, ariko igihe ntarengwa cyarwo ntago kikubarizwaho, kibarizwa ku mibereho yacu izageze iyi karangira. Kuko iri jwi rigikorana natwe tugihumeka, kandi ubuzima bwacu niburangira ku munota wa nyuma guhumeka kurangiye, igihe cyo kwihangana waduhaye kizaba kirangiye. Si uko urukundo rwawe ruzaba rushize, wowe Uwiteka ryose kandi kamere yawe ingana nawe, ahubwo twebwe igihe cyacu cyo kuvugishwa kizaba kirangiye. Niyo mpamvu duhaye agaciro uyu munsi twumviyemo aya magambo, ngo twakire niba tugukundiye kuza n'imitima yacu. Tugushimiye yuko uhamagara, ugahamagara abo ureba, udahisemo kujya kubafata ku ngufu no kubahutaza. Tugushimiye ko urarika ukoresha ijwi, tugushimiye ko urarika abo witegereza aho bihishe ukemera ko bakwihishe kandi bitabaye. Tugushimiye inzira z'imbabazi, inzira z'ubwenge n'ubuhanga bw'urukundo rwawe n'agakiza wemera ko umunyabyaha ahamagarwamo. Turagushimira kubwo kwihangana kungana gutyo, uhabwe icyubahiro. None turinginga Mukiza w'ubugingo bwacu, Mana ishobora byose, ngo wabasha kugugarukira, ukaba warasezeranye yuko nibaza uzabakira, ngaho bisohoze. Kuko aba bahamagawe bakumva bakwiye kuza imbere baraje. Kandi Mwami Imana, twagendeye ku ijambo ryawe wavuze, tugutegeye ku kanwa kawe. Ubwo wavuze ko uzabakira, ngaho bakire. Natwe kandi mu mitima yacu tubasha kuba twaje, kuko mu byo twizera no mu mahame no mu byo tubwiriza harimo ibyo tuvuga tudakora. Twibwira yuko duhamanya nawe, ariko iyo haje ibyo wategetse imirindi iraza. Twibwira yuko turi mu itorero ryawe, turi mu ngobyi yawe aho wadushyize mu ruhande rw'irasirazuba. Ariko iyo utangaje ibyo bijyanye na gahunda z'urukundo rwawe, twumva imirindi kandi tukihisha. Mana yacu, mu buryo runaka bumwe cyangwa ubundi, abari muri iri teraniro twese twumvaga aya magambo, hari aho duherereye, haracyari mu ngobyi, ariko ntitureba n'amaso ku maso.
kandi igihe nikigera ukagaruka Yesu ukaduhamagara, ntabwo tuzagusanganira niba tutarigeze twemera irari rikatubwira ngo ntitukugarukire. Niyo mpamvu duhaye agaciro ijambo ryawe muri aka kanya, ngo kuza kwacu kwakire Data wa twese. Mwuka wera utwirembuza ngo nituvaho rutuze, turagusabye ngo tumwumvire, tuzane n'ibyacu, tuzane n'ubuhamya, tuzane n'imibereho yanduye, utwakire uko turi, utwigize hafi, tukube mu gituza, niwe buhungiro bwacu. Twigize hafi Data wa twese, dutakambye dutyo dukomeje dushyizeho imitima yacu, ntabwo ari bimwe by'amashyengo, si n'iby'akamenyero k'abadivantisi bapfapfanye. Turakomeje, turinginga cyane ngo twakire, maze uturwanire ishyaka ritsinda. Natwe uko tugiye kurwana uduhe gutsinda, utuvane munsi y'ibiti, utuvane munsi y'ibihuru, udukize imirindi y'amagambo yawe, uduhuze nawe Data wa twese. Urakoze kumva gusaba kwacu, urakoze kutubera igisubizo, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen.